ni ukuvuga ngo uri hano waba utegereje iri somo. Niba uri hano rero reka dukomeze turyige. Siko bimeze. If you new here, please subscribe. And if you have already to do subscribe, thank you very much. Niba uri mushya kuri ino channel, kora subscribe, ukore na like, na share, na comment. Ubwo ni nkaho uraba uturanguye. Amasomo yacu yose uraba uyaranguye. Nta somo rizigera rigucika. Kandi niba usanzwe warayikoze dusanganywe, komeza wige, uhe n'abataramenya iryo banga ryo kumenya Icyongereza. Nicyo kintu nakubwira, ntagushishikariza ibi tuba tubigisha. Ushyiraho 101 rwose ukiyigira. Urumva rero nta ngorane ziba zirimo. Nta n'ikigoye kirimo. Ugerera mu rugo ugacana televiziyo yawe, amara kuyicana ugafungura ka video kawe. Niba ufite smart za connecta kuri televiziyo, hanyuma wige ukurikirane neza ari amasomo uko akurikira. Okay, twiyigire rero nk'ibisanzwe. I did the way you wanted. Umvisha ko kajambo ariko I did the way you wanted. I did the way what I wanted. Yes. Nakoze icyo nashakaga. You did the way you wanted. He did the way he wanted. Okay, nukuvuga ngo ni yakoze icyo yashakaga. Icyo yumvaga ashaka nicyo yakoze we. Nta tegeko yiriwe rimugeraho ngakora icyo bamutegetse. We yakoze icyo yashakaga, cyangwa se njyewe n'undi wese. Okay, if you want to do what you want, okay, you can plan very good, very well. Yes, ugomba kubipanga neza niba ushaka gukora icyo wipangiye muri make. How long have you been here? How long have you been here? Uzabaza umushyitsi niko uzamubaza. How long have you been here? For example, I am security here. Yes, I am security. When I get visitors, immediately I can say hello. Now that says hello. Nzamubaza ngo where are you going? Ashobora no kumbwira ngo I am going to visit here. Nje hano kugusura hano. Sure, yeah. Ngamubaza ngo how long have you been here? Umaze igihe kingana gute uza hano cyangwa se uri hano? Nishobora kuba ari n'umunyamahanga mubwiye ngo how long have you been here? Ni nkaho nzaba mubonye ariko nkaba ndi kumenya niba amenyeranye n'iki kirere cyangwa se azi umujyi wa Kigali. Okay, icyo ni icyambere. Kabumenye uburyo ugomba kumubaza umwanya yaba mahamaze. Niba yarahameze umwaka umwe cyangwa amezi 2 akaba yaragarutse, okay, azabigusubiza bitewe n'ukuri kugimubaza. Noneho kongera ukamubaza ngo do you have any acquaintances? Any acquaintances ni ukuvuga ngo uwo muziranye, apana uwo mumenyeranye. Hari ukumenyerana no kuba uziranye n'umuntu. Nuba uziranye n'umuntu irinde kumenyerana nawe. Icyo kintu maranyibabwira. Ni ukuvuga ngo ijambo rivuga kumenyera ni familia. Yes, familia. Yes. Familia na acquaintances biratandukanye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo verbe cyangwa se vocabulaire iyo zihuye zirenze nk'eshatu ziba zigomba kugira aho zivugwa mu nteruro zayo zihariye, zikabasha kugira gute, zikabasha kumvikanisha iyo nteruro neza.
rero ubu ngubu ni urugero nkubajije ngo ufite uwo mumenyeranye, navuga ngo do you have familia, do you have familia, ntabwo ari famiye ni familia, ufite uwo mwamenyeranye, ariko nabyo ushobora kwidefanda, ariko mu by'ukuri ni uko nyine wabuze irindi jambo wunganiramo rigendetse neza, ariko numenya ko hari irindi jambo iryo ngiryo uzagirengagiza ujye urikoresha mu gihe gikwiye. Icyongereza hari ukuntu tugikoresha tukakivangavanga hakazamo utuntu tw'udutego tutazwi, ariko si ukuba utakizi, ahubwo ni ukuba utazi vocabulaire verbe, ibyo bintu byiteho. Icyongereza rero gishingiye ku bintu byinshi cyane. Urabona ko kugira ngo tuvuge ko umuntu mumenyeranye cyangwa se muziranye, twashyizemo icyo bita conjunction kugira ngo bibe any acquaintances. Yes, uwo mumenyeranye. Do you have any acquaintances? Ariko ushatse gukoresha familia wavuga ngo are you familiar with this weather? Are you familiar with this city? Wamenyeranye n'uyu mujyi cyangwa se n'iki kirere cy'inaha, like that. Hagati aho rero ntuzavangavanga. Okay, ku muntu uzi icyongereza ababona yuko hari akantu kari kuburamo, ariko nyirizina hari utuntu ugomba gukoresha kugira ngo icyongereza gifatanuke neza, apana gukoresha nka bya binyarwanda byo mu byaro usanga bari kwifashisha ikinyarwanda. Ugeze he? Ndimo kuza. Bwayibaze wabaga he? Hirya. Ubwo se message arayitambukije. Bwayibaze nk'umuntu murabwiye tugeze he ngo ndimo kuza. Uruza suri itungo, ugomba kuvuga ndi mu nzira nza, I'm on my way coming. Niyo ukavuga ngo ndimo kuza, ntabwo uri itungo. Okay, twakomeje. You can imitate, ugomba kwigana. Ushobora kwigana ahangaha uko ndi kugenda mvuga hagufitiye akamaro. Igane cyangwa se ukore copy, buri kimwe cyose ugikopi siko bimeze. Ntidushobora kuvuga nka bene rurimi birumvikana, ariko uko biri iyo uvuze ikintu ku kindi wenda pronunciation iza nyuma, banza umenye kwandika, umenye kuvuga, pronunciation ize nyuma, usobanukirwa ibintu uri kuvuga ibyo ari byo. Siko bimeze. Ni kuvuga ngo niba uvuze ngo I did very badly when I was that job. I did very badly when I was that job. That I was that work. I did very badly when I was that job. Nakoze nabi igihe narindi mwakariya kazi, cyangwa se igihe nakoraga uriya murimo. Ntabwo urumva ko naho haburi ikinyarwanda gisobanutse neza, kuko hari utakoresha narindi agakoresha ubundi buryo. Nakoze nabi igihe narindi mwakariya kazi, wenda wakaza ukavuga ngo nakoze mu buryo budakwiye ubwo nari mwakariya kazi. Urumva bidasobanutse birasobanutse, kuko ikinyarwanda amakosa aboneka mu kinyarwanda no mu rundi rurimi ashobora abonekamo. Yes, abonekamo. I did very badly when I was that job. Urumva ko yakoze nabi. Nakoze nabi rwose, birashoboka ko kari akazi kabi nkagakora nabi bitewe n'impamvu, si byose. Ariko iyo wagakoze neza, I did very nicely when I was that job. Nakoze neza cyane rwose, binogeye na buri muntu wese. Uko nabishakaga, what I wanted. Nakoze neza nk'uko nabishakaga. I did very nicely what I wanted, uko nabishakaga. Urumva ni akazi keza wakoze kugira ngo ugire gute, niyo mpamvu wagakoze ugashaka. Ariko niba ari kabi, kabisa uzagakora ubishaka, uzagakora ari badly nyine, ari bibi rwose, bibi birenze. Okay, now
I don't want to do like that. I swear to you. Cyangwa ushobora no kuvuga I swear to God. I will never happen again. Sinzabyongera ukundi. Niba uvuze ngo ubu sinshaka gukora kuriya, ndakurahiye. Ugura bihakanye nyine. Niba bwa mbere warakoze nabi, ukeneye gukora neza. Sibyo? Now I don't want to do like that. I swear to you. I swear to you, ndakurahiye. I swear to God. Ndahiriye imbere y'Imana. I swear to God. I will never happen again. Ntabwo bizongera ukundi. Siko bimeze. Ushobora no kuba wenda uri nko kwaka no kubwira boss wawe ukamubwira ati ntago nzongera nakoze nabi ntangiye, ariko umeze kumenyera amakosa narayabonye, sinzongera gukora amakosa naragize gute narayigeze. Niba nawe ukora amakosa warayigeze, aho ngaho wabifashe nk'amahitamo. Stop doing that. Reka gukora ibyo ngibyo, kuko nubikora bizaba ari nk'akamenyero, azaba ari nk'amahitamo wishimiye. Hagati aho rero na boss azakwirukana. Your boss will fire you. Azakwirukana rwose, akutokisha soke hanze, ugenda uje gukora ahandi hantu, kuko gukora amakosa ntabwo ari byiza mu kazi k'abandi. Kora amakosa mu byawe, umenye ko ari wowe wabikoze, ariko mu by'abandi ntukazabikore. Uko wigira mu byawe n'aba ari kuzigira mu by'abandi. Subscribe birakenewe rero, ni ingenzi kuri twebwe rwose. Iyo uduhaye iryo nota aba ari byiza, nawe ubona yuko nawe umutima ubohotse, ukavuga ati uyu muntu namufashije da, nubwo nawe afasha. Erega unabigenzuye wabibona. Dore niba mfata umwanya nkagutegurira isomo, nkakwigisha, nkarisobanura, narangiza nkaguha n'ingero, warangiza ukamemba iyo thumbs up imwe, urumva hari ibintu uba wishe. Ushatse wagira gute, wadukorera iyo thumbs up. Wabona rwose ari sawa rwose, ukabiha n'inshuti yawe bati nyamuneka reka tuzajye tuvugana icyongereza kiri iyi link wige, nanjye ndi kwiga, kurikirana kuri iyi Hemitips. I will participate my party in order to get promotion. Nzitabira akazi kanjye kugira ngo mbone intera. Murakoze cyane, naho ubutaha tuzaba irindi somo ribafasha.